ya ni relative Rwanda rero ukomeje gukurikirana gatanu kuri gatanu noneho nkuko ubibona rero tukozaniye Harmonize reka rero maze gushimira wowe ukoze subscribe ni by'agaciro nawe utarayikora rero kandi subscribe ndetse kandi nakazogera hanyuma agasa umukara kugira ngo ujye ubasha kubona notification cyangwa ubashe kubona amakuru ku gihe ari exclusive tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu nkuko ubibona rero ishyamba si ryeru hagati ya Harmonize Sara mu gihugu cya Tanzania n'umugore we Sara ushobora kwita ibibazo tse bimeze gute bihagaze gute ku mbuga rero nkoranyambaga hadutse umwuka mubi hagati y'umuhanzi Harmonize ndetse n'umugore we Sara Mashlot bitewe n'umwana uyu mugabo avuga ko yabyaye hanze cyangwa Harmonize avuga ko yabyaye hanze. Iyi rero Rwaserera yadutse kuri Instagram ubwo Harmonize yatangaga ndetse yagaragazaga ubutumwa ku karubanda ko yemeye umwana w'umukobwa yari yarirengagije ndetse umugore we nawe akabitera utwatsi avuga ko ibi ari kwitiza uw'abandi cyangwa ari ukwikina. Harmonize rero yagize ati mu by'ukuri buri wese yumva abohotse ku gipimo runaka cyangwa mu gihe runaka ariko nemera ko ibi bintu umutima wanjye kandi nibone nk'utunganye imbere y'Imana no kuri wowe usoma ndetse no ku mwana wanjye nkunda cyane Zu. Ndagusaba imbabazi kuba ntaratewe ishema nawe mu mwaka umwe n'amezi 7. Ibi rero Harmonize akaba yarabisobanuye aho yagiraga ati kweli humweka yeyote huru haijalishi na kiasi gani muwanda gani ila maini kusema hii litafanya moyo wangu uwe huru na ninjone mungwane mbele ya Mungu na wewe unayesoma pia mungwana zaidi mbele ya mtoto wangu kipenzi Zu. Nianze kusema samahani kwa kutovunia wewe kwa mwaka mmoja na mwezi ndwi. Ibyo rero akaba ari ibyo Harmonize yivugiye. Akaba rero Harmonize yakomeje agira ati umbabarire kubwo kutabona umwanya nibura wo kuza kukureba igihe wabaga urwaye ntinya kwangiriza umubano udasanzwe nubaha cyane twanyuze muri byinshi kandi nemera ko gukinisha abagore cyangwa kubahindagura atari ikintu cyiza. Iki kibazo rero kimangayikishije igihe kirekire kugeza aho mvuga nti mbihariye Imana. Ayo ni amagambo ya Harmonize ari mu Giswahili agiye yavuga ati nisamehe pia kwa kutokuwa na time hata ya kuja kukuangalia pale ulipokuwa unaumwa kwa kuhofia kuvunjwa mahusiano ambayo na ya heshimu sana. Kumepitia mengine na mamini kuchezea na wanawake hawa kubadili sio sifa. Hili swala limenitesa kwa muda mrefu hadi ikafika pahala nikasema namdai Mungu na muachie Mungu. Yongeye rero Harmonize agira ati ngusabye imbabazi umugaragaro kandi ngusezeranyije kuguha umutima wanjye wose. Ntabwo waje ku isi kubw'impanuka ahubwo ni umugambi w'Imana kandi ndagukunda mwamikazi wanjye watumye numva mbaye umuntu muzima. Nize kandi nshaka kukwigiraho byinshi wowe official Zureka Konde Girl. Akaba rero ari amazina y'umwana we ndetse arakomeza avuga ati twamaze kubivugaho twiherereye kandi ubu mbivugiye ku karubanda. Nsabye imbabazi umugore wanjye nzi ko ubyakira nk'umuntu. Uwo rero ni Harmonize. Aho rero
mu Kiswahili bisobanuye ngo ni kuomba msamaha hadalini na hakuahidi kukupa moyo wangu wote, kwani kuja kwenye hii dunia kwa bahati mbaya ni mpango wa Mungu, na kupenda maiki wangu unanifanya nijione mtu mzima. Nimejifunza na taraji kujihanza mengi kupitia wewe officials Leka Konde Girl. Nilishaseme privately na sema tena hadharani, nisamehe mke wangu, nina imani utalipokea kibinadamu. Amwongeza. Nyuma rero ajya gutangaza ubutumwa, Sara yihutiye kuri Instagram avuga ko Harmonize arimo kwiyitirira umwana utaruwe cyangwa umwana w'abandi. Umugore rero yatangiye agira ati, mana yanjye, abantu rwose barancanganyikisha. Inshuro ebyiri hapimwa DNA, ibisubizo byagaragaje ko ari negative, ko atari byo. None kuba warabuze urubyaro, wafashe icyemezo cyo kwiha umwana utari uwawe. Mu magambo y'Igiswahili akaba Sala yagize ati, Mungu wangu, watu kweli wamevurugwa mara mbili. Amepima DNA ya mtoto, bado hajibu ni negative, ila kwa kuwa umeshindwa kupata mtoto, umemua kujipa mtoto asiye wako. Abo bombi rero bamaze imyaka irenga 2 babana ariko ntibarabyara. Bivugwa kenshi ko Sara asama inda zikavamo ku mpamvu zitaramenyekana neza. Ngaho rero ngicyo gituma Harmonize atari kuvugwa neza cyangwa ishyamba atari ryero hagati n'umugore hariya mu gihugu cya Tanzania. Ni LTV Rwanda rero ukomeje gukurikirana aho twakugezaho amakuru ari muri Tanzania kutoka KTZ na Semaji ni ila uri kumva. Hanyuma rero agira ngo mbibutse ko rero nagaswete tugeraho gakeya. Hanyuma rero wifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukora subscribe tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ciao, nakagarukana mu kanya. Ciao.